Breaking news. Aha ese mwamenye itangazo YouTube yazanye? Nagiye mbona abantu benshi bari kubishyiraho cyane, iyi ni itangazo YouTube imaze icyumweru isohoye, ku bijyanye n'abantu bari monetize n'abantu bakora ibihangano byabo, n'ibitari ibyabo navuga ibyo ngibyo. Iri tangazo rero ryavuzweho kenshi, nagiye mbona abantu bari kuvugaho, harimo abari kubivuga ko bitari, iri tangazo rero rikaba ryarashyizweho vuba cyane. Ndetse rikaba bizatangira gushyira mu bikorwa ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2025. Ibi bintu rero biri kugenda bivugwaho nyine ku bintu bitandukanye, bamwe bavuga ibyo bashaka, abandi bacitse urondogoro bagize ubwoba. Tugiye kubisubiramo rero none aha ngaha, iyi video ntucikwe, ndagira ngo ku bwa research twakoze tugiye kubabwira uko ibintu bigomba kugera, kandi ntimukomeze kugira ubwoba. Ibi bintu ni ibintu rwose bibaho, kandi ni ibintu eh, bitagomba kubatera ubwoba. Niba uzi ko ufite YouTube channel yawe, yaba uri mushya, yaba uri usanzwe ukora, iyi video iraza kukugirira akamaro. Reka tuze tubisobanure nonaha. Niba uri mushya rero, iyi ni MD Empire TV ibagezaho ibiganiro byo gukora kuri YouTube, ibiganiro byo kuba uburyo wakoresha YouTube, uburyo yakugirira akamaro, uburyo wayikoreramo amafaranga, uburyo wayibrandinga ikakuzanira amafaranga kandi mu bintu byiza cyane. Rero tudatinze tugiye kwihuta kuko ni ikiganiro gito turi bugirane kugira ngo dusobanure neza kuri ibi bintu byabaye urujijo ku bantu benshi. Abantu benshi bagize ubwoba, abantu benshi ubona rwose batangaranye, bavuze ati noneho turapfuye. Ariko muhumure, ibi bintu ntago ari ibyo kugira ubwoba, ahubwo mukosore ibyo babasaba. Nk'uko rero twagiye kuba tubona iryo tangazo riraje, dore iri ngiri. Iryo tangazo ryaje rivuga uburyo kuba YouTubers Partner Program, ni ukuvuga ngo kuba uri umu YouTubers Partner Program, ni ukuvuga ngo ni uburyo uba ugiye gukorana na YouTube, YouTube ikazajya igira ite, ikazajya iguhemba. Mu kuguhemba rero hari content uba washyizeho, ariko YouTube hano iyi tangazo yasohoye, turisomyemo twihuse, hano riravuga ngo July 2025 updates to AIDS sensitive category on July 15, mu 2025. The sensitive category bare skin image only will be removed. AIDS category YouTube Studio, those currently using the setting will have until August 15th, 2025. So before existing blocks will no longer apply. So you can use other categories like reference to sex for fine control of your AIDS and channel. Uh, Aha ngaha sinzi niba turi kujyana twebwe. Iyi ntuza ya mbere, iyi updates ya mbere ntabwo itureba, kuko urumva tugiye mu bintu bya AIDS, ntabwo aba YouTube izajya yinjiza ku ma AIDS gusa. Nabashishikariza nk'abantu bakora affiliate marketing ko mushaka kuzajya mupostingamo amalinki ya affiliate marketing cyangwa gushaka abantu mukorana, aho naho uzajya ubona amafaranga. Twebwe rero itureba ni iyo hasi, ni iyi ngiyi ya updates YouTube partner program, ariyo bita monetization policy. In order to monetize part of the YouTube partner program, YouTube has always required creators to upload original and authentic. Tujye kureba kuri ibi bintu bibiri, tujye kuri original na authentic. Original and authentic, ni ukuvuga ngo ibyo twari turi burebeho ni iki ngiki, ni original na authentic. Tugiye kureba ese YouTube yadusabye iki. YouTube is updating our guidelines to better identify mass produced and repetition content. This update better reflects what inauthentic content looks like today. Aha ngaha nk'uko nagiye mbibona, abantu benshi bagiye basobanura ibintu, ukabona nk'umuntu araje aravuze ngo YouTube ngo byakomeye, ngo abantu ngo dukora ngo bagiye kudusubira amacano. Reka wenda mbisobanure neza nkurikije igitabo nasomye. Hari igitabo nasomye cy'ibijyanye na YouTube. Njyewe nkunda gusoma buriya. YouTube yazanye uburyo bushya bwise alternate content, kandi narabivuze mu mashusho yanjye mwagiye mubibona yabanje. Igihe cyose ushyizeho video kuri YouTube, ugomba kwibuka kubwira YouTube niba ibyo ushyizeho bihinduwe. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gushyiraho video yawe kuri YouTube, ibintu tubyitondere. Ugomba kubwira YouTube ese iyi video yakozwe na AI. Nk'uko rero ubushakashatsi bwanjye nk'uko nasomye iki gitabo bubigaragaza, iyi ya alternate contents yazanywe na YouTube kugira ngo abakore ubushakashatsi
bamenye neza ibyo abantu bashyira kuri YouTube. Reka twihuse, reka mbereke uburyo iyi ntuzi ikora altered content. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubibona ufungura YouTube studio yawe ukajya cyangwa ugafungura ntuza content content yawe ugafunguramo video imwe, video iyo uyifunguye hari ahantu hasi handitsemo ngo show more, hano murahabona urandika show more umanuke hasi, ngiye kubibereka neza, numara kumanuka hasi hari ahantu handitse ngo altered content ngaha. Ni ukuvuga ngo iri jambo turigendanemo neza. Altered contents hari ahantu ushobora gushyira ngo yes cyangwa no. Yes ni igihe video yawe wayikoresheje, niba wakoresheje video yawe mu buryo bwa AI. Kano kantu mwari mugafite, harimo abantu baba bagafite batazi icyo bisobanura. Niba wakoresheje uburyo bwa AI ushobora kuvuga ati yes, niba utakoresheje AI video yawe shyiramo ngo no, mucyitondere shyiramo ngo no, ko uburyo bwawe wakoresheje ntabwo ari AI. Ni ukuvuga ngo menyekanisha YouTube cyangwa algorithm ko dusomye hano ngo to follow YouTube's policy you are required to tell us if your content is altered or synthetic and seems really this includes realistic sound or voice made with AI. Ni ukuvuga ngo niba iyi video yawe uyikoresheje ari AI, wowe ikintu cya mbere ugomba gukora byihorere rwose, shyiraho ngo yes nakoresheje AI. Iyo umaze gusetinga ukora save nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye, ikintu cyose umaze, niba uri kuapulodinga video yawe ikaba uzi ko udakoresha AI, nyabuna shyiraho ngo no, iki kintu kizagufasha. Ariko niba ubirekeyeho nk'uko, YouTube izagira ngo ukoresha AI, YouTube izagira ntabwo tuvuze ko ari mbi, ariko nawe giramo ibintu byawe wongeramo byawe. Mbere yaho rero abashyiraga amashusho kuri YouTube batagaragaza niba ari altered cyangwa authentic nk'uko nabivuze, YouTube yabafataga nk'abantu batubahiriza amategeko agenga imikoreshereze ya YouTube cyangwa community guidelines. Nk'uko mubibona hano barabisobanura neza nk'uko bimaze kubibasobanurira. Kugira ngo ujyane n'amabwiriza ya YouTube ugomba kutubwira niba ibyo ushyize kuri platform ari ibihinduwe cyangwa ari ibisa n'iby'ukuri. Iyo feature nk'uko nyiberetse niyo YouTube yabanje gushyira hanze mbere y'uko bajya mu bindi bikomeye birimo politiki cyangwa guhagarika amafaranga yinjira mu masheni cyangwa demonetization ndetse no gusiba amasheni nk'uko tumaze iminsi tubibona. Noneho rero njyewe icyo nagira ngo mbivuge aha ngaha, abantu bagize ubwoba bari kubivuga uko bitari, ahubwo twe dusobanukirwe tuti se video turi gushyira kuri YouTube zisobanuye iki? Ese video niba ari AI nayimenyekanishije ko ari AI? Ese ni njye nafashe video nyinyapulodinga hariya gusa sinagira icyo mvuga? Dukomeje rero tujye ku bindi bintu rero, ibi bintu byo tubyitondere, tugiye kugeza ku zindi mpamvu. Hari reused content iri guhagarikwa sibyo? Reused content irimo guhagarikwa. Ni ukuvuga ngo niba wakundaga gukora compilation cyangwa gufata amashusho y'abandi ukayashyira kuri channel yawe, menye yuko YouTube iri guhagarika icyitwa reused content, ntabwo kizongera gufashwa mu kwinjiza amafaranga. Murabizi nk'uru rugero ndi kubabona ni nko gufata video y'undi ugashyiramo ibintu byawe gusa nk'ubisibanganya ariko ari igitekerezo cy'undi muntu. Kora content yawe bwite cyangwa uvugeho wowe ubwawe ukoreshe voice yawe. Murabizi ko hari abantu bakoresha amavideo, agakoresha video agakoresha ijwi ry'undi muntu, yakoresha ijwi ryawe. Niba wakoresheje AI koko wigira ubwoba ngo bazasiba, oya tangira ubihindure, tangira ubyishyiremo ugombe kubihindura ubu ngubu. Wigira ubwoba ngo byacitse nk'uko nabibonye ngo abantu bose bagize ubwoba. Tugeze ku kindi rero cyitwa ngo AI content zirimo gukumirwa. AI content murabizi muri iki gihe YouTube iteganya gukumira video zakozwe na artificial intelligence gusa, cyane cyane zitagira amajwi y'umuntu cyangwa amashusho y'umuntu. Ibi bivuze ko channel zitagaragaza uruhare rwa muntu zizatakaza monetization. Twumve iki kintu neza, mwibisobanura nabi. YouTube itangiye gukumira video zakozwe na artificial intelligence gusa, cyane cyane izitagira ijwi ry'umuntu. Murabizi amavideo atagira amajwi y'umuntu, urumva? N'ikindi cyangwa amashusho y'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari amashusho
ushyiramo ariko ugasanga ntago afite nyirayo. Ibi bivuze ko cano zitagaragaza uruhare rwa muntu, zitakaza monetization. Ni ukuvuga ngo wowe niba ufite cano yawe ukaba ushyiraho video ukoresheje AI, nta jwi ryawe ririmo, nta creativity yawe irimo, icyo gihe rwose uzabyumva nk'amatangazo ko wamudemonetize. Urumva? Niba ukoresha AI shyiramo ijwi ryawe, urumva? Shyiramo ijwi ryawe cyangwa wandike mu buryo bufatika burimo insight yawe. Ni ukuvuga ngo uruhare runini ubigire mu bintu byawe ukora. Twihuse rero, hari ikindi kintu ndi kubabwira aha ngaha turimo turagendana. Hari ikintu mubona ugasanga umuntu harimo abagiye babimbaza mu ma-comments, gukorera amafaranga ntabwo ari nk'uko twatangiye, ntabwo ari ku ma-ad gusa, ushobora no gukoresha icyo bita affiliate marketing, ugashyiraho ama-links cyangwa yayo bikagendana. Noneho rero dore ikintu rero twebwe abafite ubwoba twagize, niba tugiye dufite amacano yacu, niba twaramaze kuba monetize, niba abataraba monetize bavuga ati ese ubu nzabibona ko bikomeye, wigira ubwoba. Dore rero uburyo butanu bwo kwirinda cano yawe muri 2025. Uburyo butanu bwo kwirinda cano yawe ko yagira ikibazo kubera ibintu bya AI 2025. Dore uburyo butanu bwo kwirinda cano yawe muri 2025. Koresha ijwi ryawe cyangwa commentary mu mashusho. Ni ukuvuga ngo ijwi ryawe ribe ari iry'umwimerere, ari iryawe, atari ukuvuga ngo wafashe undi muntu, kuko mubizi ko hari abafata umuntu bakamubwira ibyo avuga akavuga. Shyiraho commentaire yawe mu mashusho yawe, sibyo? Koresha ibintu byawe. Icya kabiri, irinde kwigana content y'abandi udahinduye. Niba wenda tuvuga ushobora kubona ikiganiro cyanjye ukavuga ati okay, reka nanjye mbe navuga ngo uyu muntu hari icyo namukosoramo mbihindure, ariko wifata content yanjye nafashe ya original ngo uyizane. Njye nta kintu, ibyo rwose nta kintu bizagufasha. Icya gatatu, kora thumbnail zidafite ibinyoma. Hari abantu bakora thumbnail ukavuga ngo dore uburyo twakorera amafaranga, wajya njya mbibona harimo n'abasiniya bo kuri b'aba-YouTubers. Washaka ikintu yavuze cyo gukorera amafaranga, icyo kintu wagikurikira ugasanga ntacyo, mu minota 2 ufunguye video ugasanga ibintu ari kuvuga nta nubwo bijyanye na thumbnail. Icyo kintu nacyo ucyitondere kuko gishobora kuguteranya na YouTube. Icya kane, shyira disclaimer niba ukoresha AI. Shyira disclaimer niba ukoresha AI. Ibi bintu tubyitondere. Shyiraho disclaimer niba ukoresha AI. Icya gatanu, kurikira community guideline ya YouTube buri gihe. Hari abantu baza kuri YouTube ariko ugasanga ntiyigeze asoma community guidelines ya YouTube. Icyo gihe rero reka nkubwire, uzajya ukora amakosa baguhe strike, bakuvane kuri YouTube utabizi. Banza usome amabwiriza ya YouTube, icyo bigusaba kugira ngo ushyireho video, icyo bigusaba kugira ngo ujye kuri YouTube, kugira ngo utazitiranya na YouTube yawe. Wenda ikindi kintu nababwira wenda nsoza, kuko iyi video ntabwo kuri bube ntoya, ikindi kintu nababwira bantu banjye, bavandimwe, YouTube ntabwo ari nk'uko byari bisanzwe. Ubu bisaba ubwenge gukora ibintu by'umwimerere no kumenya amategeko ya YouTube. Buri munsi ntuzabe igitambo cy'ihinduka rya monetization. Tangira nanone gukora content yujuje ibisabwa, sibyo? Tangira gukoresha content yujuje ibisabwa. Wikwihutira kujya kuri AI ngo ugiye gufata ibintu bya AI ngo igukorere, ngo ushyiremo content ngo ugukorere. Nawe shaka akantu kawe ukongeremo kugira ngo bijye bigufasha rwose, kugira ngo nawe ukomeze gutera imbere ku murongo wa YouTube. Rero mwigira ubwoba, ibi bintu nabibasobanuriye neza, mwigira ubwoba. Nabonye hari abantu bari kugira ubwoba ngo bazazipfunga. Oya, niba wakurikiranye iyi features nkweretse, uzaza unshimira, kandi niba ibigufashije ubinyandikire muri comment, kandi ndabizi ko uzagera ku bintu byinshi kandi tuzahora tugendana. Rero mukomeze gukora subscribe kuri MD Empire TV kugira ngo ujye ubona amakuru mashya ya YouTube buri cyumweru. Njye nzajya mbagezaho updates kuko mbafite updates nyinshi zo kuri YouTube. Nk'uko twabivuze, iyi channel ijyanye n'ibintu bya YouTube, yo kwigisha uburyo wakora kuri YouTube, uburyo strategy zose, uburyo wa brandinga YouTube yawe ukazamuka ugakorera amafaranga. Ibi rero ndabikubwiye ngo aha, iyi niyo yonyine ukoraho wakwigiraho tugatera imbere. Kora subscribe, kora share, kora like kugira ngo tujye dukora n'ibindi biganiro. Urakoze cyane, ni mu kanya muri video ikurikira. Ndabakunda cyane.